Yes, turabasuhuje abakomeje kudukurikirana kuri Kiroso Filime TV. Iyi ni umwanya wo kubagezaho amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Nsuhuje buri wese wafashe umwanya wo kudukurikira, wafashe umwanya wo gukora subscribe kugira ngo ajye abasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Mureba aha ngaha kuri screen zacu agiye gutangira twibwira, atubwire n'ibikorwa byiwe. Yes, tuguhaye ikaze. Yo nimonyumvire namwe ngo nabikorera kiki, reka kwijijisha nkaho utazi by'umubiri, have w'impinduka ubonye bibyaye ingaruka, uzanye iby'ibibazo twembi twabazanya byinshi. Ni Peace K, ndi umuhanzi w'umuraperi nyarwanda. Yes, Peace K. Ndumva kabisa duhaye no mu nganzo, dukore no mu nganzo kabisa. Ngomba kwivuga nk'umuhanzi. Peace K ni muntu ki winjiye mu muziki ryari? Nagira ngo utangire wibwira abadukurikiranye kuri Kiroso Filime TV. Peace K nyine ni umuhanzi nyarwanda w'umuraperi. Natangiye muzika 2013 na 2014 gutyo kabisa, niho natangiye umuziki, niho nakoze indirimbo yanjye ya mbere kabisa. Indirimbo ya mbere nakoze bayita Imfubyi, numva rero ndirimbo nahereyeho n'icyo gihe natangiye muzika. Peace K, ko numva watangiye umuziki wawe kera, nizihe mbogamizi wagiye uhura nazo kugira ngo wo kuzamuka wo kwamamara cyane nk'abandi? Gusa turakuzi ariko ntago wamamaye cyane nk'abandi bahanzi bagiye bagera kure, abantu bagiye bazamuka ba Bruce Melody, abantu bagiye baza nyuma. Nizihe mbogamizi wahuye nazo? So buriya muri muzika rero imbogamizi nyinshi. Urabona muri uwo mwaka 2014 nabwo nakubwiye ko natangiye muzika yanjye, ariko nari mfite manager, ntabwo ari njye wakurikiranaga ibikorwa byanjye. Ubwo twakoraga audio, tugakora na video, ari upesi. Yaje kujya hanze, turaburana. Ubwo tumaze kuburana, so ntangira gustaragoringa nyine. Urabizi nyine natangiye kwihugira, urumva njyewe nta bushobozi nari mfite bwo gukora muzika. Yes. Urumva ko nari mfite manager ubikurikirana. Nari nshinzwe kwari kuwandika, nkajya studio nkakora indirimbo, manager akavugana na producer kabisa. Ubwo urumva ko nyine nizo mbogamizi nagiye ngira. Urumva yuko byanakudindije mu muziki wawe, ukimara kubura manager birakudindiza. None se ntabwo wigeze wongera gushaka undi mu manager, byahise birangirira aho ngaho? So urabyumva nyine nanjye natangiye kwihugiraho, njya mu bundi buzima nyine bwo gushaka imibereho. Ariko manager urumva ko nahise mpagarara, sinongeye gukora. Sibyo ko ntabwo nigeraga, urabizi ko buriya nta musirikare ujya upfa kuryama ngo asinzire aheze. Asinzira ariko ntabwo agenda ngo ahereyo kabisa. Abari maso yumva ikigomba kuba cyakomeye icyo ari cyo cyose kabisa. Peace K, kuvuga ngo rero icyo gihe nanjye rimwe na rimwe nta mwaka washiraga ntakoze indirimbo. Nari njyaga rimwe na rimwe nkagenda ku bushobozi bwanjye nkakubita nk'ikiyodiyo hanze kabisa. Ngenzi ifite nagiye nkora muri icyo gihe ntari kumwe na manager, ariko urumva gukora video support, urumva nyine ubushobozi ntabwo bwari bukiri na bwa bundi bwa mbere. Yes, nagira ngo tubwire magingo yangaya umaze gushyira hanze indirimbo zingahe? Ese izifite amashusho ni zingahe cyangwa audio ni zingahe? So urumva ko manager ndumva twaratandukanye, tumaze gukorana indirimbo zigeze nko muri enye ngire ngo. Niba nibuka neza nenye ni nko muri enye, gusa nyuma yabwo urumva nanjye nanje kwiyandanda nkora nk'eshatu. Urumva ko mfite nka projet 7, mfite nk'indirimbo 7. Bivuze ngo audio ni zingahe, video uzakora video ni zingahe? Ubu ngubu mfite video 3 na audio. Urumva audio urabyumva nenye tu. Ese izo ndirimbo wazikoraga wenyine, wazisohoye wenyine cyangwa mufite abandi mufatanije? Uriyandikira? Nagira ngo umenye nimba wiyandikira cyangwa ufite umuntu kwandikira.
so njyewe ndiyandikira kabisa, ndiyandikira cyane, nta muntu unyandikira, njyewe fata sije y'indirimbo nkandika kabisa, ndandika nkajya studio nkakora, nta muntu unyandikira kabisa. Ni byiza cyane, birumvikana ko ufite impano yo kwandika no kuririmba. Ubwo izo ni impano ebyiri. Nagira ngo utubwire mu ntuza ufite wenda muri iyi minsi, navuga ngo nk'umuhigo ufite muri iyi minsi cyangwa muri iki gihe 2021, ni iyihe ntego ufite yo kugeza ku bakunzi bawe cyangwa ku banyarwanda cyangwa n'abari hanze y'u Rwanda? So 2021 imihigo ni myinshi, kuko ubu ngubu nanjye naje kabisa, naje nje kuko mfite video nshyashya hano hanze, ndi kumwe na Negigi the General, kumwe na Shani Breeze producer nawe wayikoze, yanaririmbamo refrain. No kuvuga ngo rero urumva ko ni video nziza cyane kabisa, hano hanze yageze kuri YouTube channel yanjye bayita Urusaku. Umuntu ageze kuri channel yanjye akandika Urusaku by PSK. Tukira aho ngaho wenda dusubiye inyuma ho gato cyane, uratubwiye ngo wakoranye indirimbo na Negigi the General na Shani Breeze. Yes. Ese Negigi the General wamufatishije gute ko ari umustar tuzi mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye? Wamufatishije gute? Wamuhaye amafaranga angahe? Cyangwa yagiyeho mwakoranye indirimbo for free gusa nta kintu yigeza guca? So urumva ko nyine ntabwo wabwira umuhanzi ngaze mukorane ngo ubure no kumutegera moto. Yego. Ariko twarumvikanye, ndamubwira ko nshaka dukorana indirimbo, arambwira ati bimeze gute, nyine yumvishe ko ari no kwa Shani Breeze, kandi buriya Shani Breeze ntayo umuntu ari wese ugiye gukoresha kwa Shani Breeze indirimbo yumva ko ntayo, bavuga ati umuhanzi ugiye gukorera kwa Shani Breeze muri iyo studio arabizi. Aranyumva, arambwira ati ntayo nzaza tupange, araza mwumvisha beat, mwumvisha sije y'indirimbo ngiye gukoraho kabisa. Urumva ko nanjye ninatayemo vase zanjye, aravuga ati uyu muhanzi arashoboye, ntabwo namupfusha ubusa, nawe ahita aturamo kabisa, ntabwo igeza ngora cyane. Birumvikana ko wagiye ukorana indirimbo n'abasitari bagiye batandukanye. Shani Breeze we wamufatishije gute nk'umu producer ukora indirimbo zitunganya agahitamo gukorana indirimbo nawe? Shani Breeze urabona ko nyine nawe yambonagamo impano ikaze, kuko urabona ko nawe wankoreraga, nawe wacuraga beat, kamura indirimbo mastering, byose nyine kamereza umuzigo wanjye wuzuye. Yego. Urumva ko nawe ubwe yarabizi, yarambwiraga ati urashoboye byanga bikunze kabisa, beat urazibabaza. Kuvuga ngo twakoraga indirimbo mu minota itarenze nka 20 gutyo 30 ikabirangiye, ko sinamugoraga, nawe yapfaga kunshyirira beat hari ubundi nkayitambamo kabisa, nawe arabizi. Yes, birumvikana ko ufite impano. Nagira ngo nk'abakunzi bacu badukurikiranye kuri Kiraso Film TV cyangwa n'abakunzi bawe muri rusange, udukubite agapera uduhe nk'indirimbo mu ndirimbo 7 ufite, uturirimbe nk'indirimbo ukundamo muri izo ngizo cyane kurusha izindi. Indirimbo nkundamo zose ko nzikunda, zose ndazikunda, uko buriya urumva urabona bigiye gufata umwanya wawe ugata igihe cyo gufata bike, ugafata bike, ugafata ikaye mugiye kwandika umuzigo, bro wabanje kuwutekerezaho, ntago ari ugupfa kwandika ibyo ubonye kabisa, nta nubwo buriya sije ni ikintu umuntu yamaranye igihe kinini. Urumva bivuze ngo ngiye kwandika rero ngo kuri iyi sije, kuri topic nibyaza umurongo, ni ukuvuga ngo ibyo ugiye kwibyaza umusaruro uba wayikunze, burya yasije uba wumva wayikunze, ya ndirimbo ubwo uyisura wumva uyikunze cyane, ko iyo umaze kuyandika uhita ujya studio. Ntabwo wajya indirimbo studio utateguye, utarumvishe ko wayiyumvishemo neza, nyine iyo ndirimbo wumva ko igufitinga neza. Ariko hari indirimbo ya mbere muri wowe ukunda ku buryo n'umuntu ashobora gutungura ahubwo ati ndashaka yuko muri wowe uhita undirimbira indirimbo muri izo ndirimbo zawe? Hari nk'indirimbo yaba ari story y'ubuzima bwawe, urabona nagukubita iyo bita umubiri.
umubiri nayo nyine buriya kabisa ni kuri story y'ubuzima bwanjye. Noneho urumva n'urusaku urumva ko mba ntokinga umwaka nkatira uwo mwaka nyine wambabaje dukubita agapera kuri iyo ndirimbo rero kabisa ntarebe byari urusaku ibibazo bimbera ishyano mwaka ntigeze nishima ntamba mu buzima mwaka nagize neza mbura uwanyitura bonitaga inshuti bankorera ibyamfura mbi mwaka wanyambuye urukundo mu maniga mwaka nakoze cyane mbura inyungu ntamba wandituriye akavumo kanjye kwezi kwa gatatu kwa mbere y'induro ku 23 bibasitarago bizabitezamo bikizwa na rurema mwaka nize cyane birenze wanandukanyirije inshuti n'umwanzi ubundi abayishaka nyine bajya kuri YouTube channel yanjye bakayumva kabisa ntare biriho yagezeho na kabisa ni sawa cyane nagira ngo tubwire nk'umuziki nyarwanda ubona gute ese ubona iterambere ryawo riri kugenda rizamuka cyangwa urabona bimeze bite mu muziki nyarwanda? Umuziki nyarwanda rero ko byagenda kose iterambere rirahari ahubwo uri gusaba amafaranga kabisa urasaba support uko byagenda kose umuziki nyarwanda winjiyemo wiyize ufite ikofi byanga bikunze karafatwa ariko n'Imana nayo ibigiramo uruhare kabisa buriya amahirwe nayo urabizi ko amahirwe ajya akunda kuruta amafaranga kuko ushobora kuwinjiramo ukawugiriramo amahirwe Imana yaguhaye umugisha uko byagenda kose wava kuri level wari uriho ukagira indi level ugeraho. Ni ukuvuga ngo rero umuziki nyarwanda sibyo ko muri iyi minsi nyine kabisa umeze neza urabona mu Rwanda dufite abahanzi benshi cyane barimo kuzamuka impano zirahari kabisa urabona ko nta kintu umuziki wo mu Rwanda wawushinza kabisa. Nagira ngo tubwire kuri support y'abanyamakuru cyangwa abantu bazamura abahanzi kuri support babaha bimeze bite bihagaze gute utubwireho nawe. Support y'abanyamakuru rero ku bahanzi buriya ibintu ntago azagusanga mu rugo ngaze kukwishakira ngakunda yo gukinira indirimbo kuvuga ngo bisaba ngo niba usohoye indirimbo wowe umunyamakuru mwishakire mugere kufite projet nshyashya niba akora kuri televiziyo mugere kufite video umutigite uyimushyire ya ndirimbo azayigukinira ariko ntago wazakora indirimbo ngo ugende uyishyire ku musego witurize ngo umunyamakuru azaza kugushaka. Niyo mpamvu rero mba naje ahangaha mba naje kuri TV Kiroso filime nukuvuga ngo nanjye urumva ko nagutigise nagutigise ariko ntagutigise ngiye ngo mubwire ko mfite ibihangano ntago waza kunshaka ntiwabimenya n'abakunzi bacu ntago babimenya n'abakunzi banyu ntago bamenya ngo P-Square ni umuhanzi bisaba ngo mwibwirane niba uri umuhanzi shaka umunyamakuru umutigite mubwire ati njyewe ndi umuhanzi ndashoboye iki n'iki nyine muvugane urumva muvugane nukuvuga ngo mugeraho mugahuza byanga bikunze ntabwo yakunga kugukinira indirimbo. Niyo mpamvu mba naje ahangaha rero kugira ngo nigaragarize n'abakunzi banjye cyane ko benshi baba banabinsaba kabisa bambwira ati kora cyane nanjye nkavuga ngo reka nshyiremo imbaraga. Niyo mpamvu nyine ubona nanjye mba naje ahangaha kabisa. P-Square ni uwuhe muhanzi wo mu Rwanda ufatiraho nk'icyitegererezo uvuga ati ndashaka kumera nkawe uriya hari ibyo anyigisha ku buryo namufatiraho nk'icyitegererezo? Umuhanzi wo mu Rwanda rero nakundaga cyane nawe wankundishije hip hop n'umuhanzi Jay Polly. Niwe muhanzi kabisa waninspire umuhanzi wampaye inspiration zo kugira ngo nkore hip hop cyane ko n'ubundi hip hop ubundi mbere nari natangiye ndirimba nyine sibyo ko indirimbo icyo gihe nari naririmbye ntawe nyifite ni zamani kabisa n'umuproducer wayinkoreye ubu ngubu ntawe nyibona ni ukuvuga ngo Jay Polly numvisha imirongo ye kabisa numvaga indirimbo ze bro amarira agatakara kabisa ni ukuvuga ngo Jay Polly afite ubutumwa hari aragukubita ubutumwa kabisa cyane n'ubuzima tuba twaribereyemo mpamvu byo gusitaragoringa bro uhita wumva uguyemo neza kabisa. Nicyo kintu cyatumye nanjye mbwaho nangiye gukora hip hop
abanyarwanda mbagezeho ubutumwa kabisa bemere. Ese nk'uwaguza na Jay Polly muri aka kanya ni iki wamwisabira cyangwa ni iki wamubwira? Jay Polly rero urabona ko nyine Jay Polly ni umusitari, ko nubwo ari umusitari nanjye nyine ndi umwartiste, nanjye ndi umuhanzi mugenzi we, ariko tubashe guhura tukagira na communication ubu ngubu. Yebana no kumusaba ikintu kimwe gusa, namubwira ngo ihangane Jay Polly dukorane indirimbo kabisa, kandi ndabizi iyo ndirimbo yazitwika fo. Wamusaba collab? Namusaba collab byatari kandi byihuse kabisa, nta nubwo nanatinzamo kuko ndamwemera cyane kabisa. Ndamwemera byatari man. Yes, Jay Polly nabona iyi televiziyo cyangwa kumva iyi ntuza umusabye, iyi collab umusabye, buriya azagusubiza kuko Jay Polly kabisa ahubwo dore rwose ngize gutya umusaza n'umusaza kabisa, ndamwemera cyane. Yes. Duhaye imirongo namwe n'abari abagabo ngo ni ba Majide Black kabisa, baradutwitse bro. Baradutwitse turemera kabisa, bariya n'abasanze. None se nko mu muziki wenda hanze y'u Rwanda cyangwa muri Afurika, turagera no ku mugabane w'Uburayi, ndagira ngo tubwire nabaye bahanzi ufatiraho icyitegererezo, utubwire umwe muri Afurika, utubwire no ku mugabane w'Uburayi. So bro, reka nkubwire rero buriya indirimbo zo ku mugabane w'Uburayi ndazumva, kandi n'abahanzi baho bose nabo abenshi ndabakurikirana. Ariko si ukubeshya ngiye nkunda iby'iwacu cyane bro, nkunda iby'iwacu cyane kuko ngiye mba mbona abo ku mugabane w'Uburayi baradusize bro, baradusemba, numva ngiye nta inspiration nabakuraho ngiye, niyo mpamvu najya mbitaho cyane. Ngiye mba nshaka gukurikira abahanzi bo mu gihugu cyanjye kabisa. Mba nshaka gukurikirana abahanzi bo mu gihugu cyanjye, nibo nkura inspiration kubera ko nibo nkurikirana cyane. Ni ukuvuga ngo hanze mba mbona baradusize bro, baradusize kabisa. Gusa natwe umuziki wo mu Rwanda ubona ko birimo biragenda biza kabisa, abahanzi ni benshi, impano ziri kuzamuka ari nyinshi, ariko hanze ntatarimu kabisa, njya mpaha cyane si ukubeshya. Yes, dusoza ikiganiro cyacu, igira ikintu usaba abakunzi bawe cyangwa abafana bawe? Abakunzi banjye n'abafana banjye rero nababwira ngo ibyo nkora cyangwa se ibyo dukora nk'abahanzi ntabwo ariko tubyikorera, nibo tubikorera. Ni ukuvuga ngo rero atari ku bwabo ntabwo naba ndahangaha kuri iyi TV. Ntabwo naba ndi kuri iyi TV. Ni ukuvuga ngo umuntu wawe wese uri kundeba, uri bukurikirane kino kiganiro, namushimira cyane kandi nkamusaba umusada wo kujya kuri channel yanjye. Akajya kuri channel yanjye, ni ukwandika peace isanzwe na ka idafunguye, ubundi agashyiraho Rwanda, akantwikira kabisa, akanda subscribe, kuko nibo musada bagomba kuduha umusada, dore nibo dufite, nta bandi bagomba kugira aho batuvana ngo bagire aho batugeza, bagomba kudushyigikira. Yes. Ni ukuvuga ngo rero niyo ndirimbo nshyashya nasohoye iri kuri YouTube channel yanjye, bayita Urusaku. Yajyaho nyine akandika Urusaku by PSK, agahita ntwikira kandi subscribe kabisa, kuko abafana kabisa, abafana nanagira gutya kabisa, kuko buriya abafana bro, abafana batanahari sinabandi nahangana. Yes, birumvikana cyane. Yes, PSK wakoze cyane kutuganiriza kandi no kuganiriza abakunzi bacu. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye umunsi ku munsi. Ciao, mwakoze cyane. Kiroso Filime TV.